Ikiganiro ni cya kindi twise ngo ntiwari ubizi none urabimenya. Uyu munsi insanganyamatsiko yacu iravuga ubwenge 10 bwo gukoresha igihe cyawe neza. Ubwenge 10 bwo gukoresha igihe cyawe neza. Turi kumwe Imana umugisha. Turakangurira rero kuduha ibitekerezo comment hano hasi, aho ngaho hasi wacyo comment, ibitekerezo byawe biradufasha cyane, biratwungura atari natwe bwatubisa n'abandi bose bari mu biganiro. Ikindi kandi kanda subscribe kugira ngo ibi biganiro bijye bihita bikugeraho ako kanya tubishyizeho. Hanyuma kandi ushyizeho na karike kandi kamera gutya nawe katuba neza, kadutera umuneza. Ariko ni uburenganzira hano ushobora gushyira dislike. Ni ukuvuga ngo turagira ngo tumenye ibiganiro, tuganire muri ibi biganiro. Gupima ibihe aho ubuhanga bugeze, iterambere rigeze ubu ngubu, ni uko igihe kibasha gupimwa muri za unit zitandukanye ariko zigenda zisumbana. Igihe ushobora kugipima mu munsi, ukavuga ngo umunsi urashize, umunsi uratambutse. Igihe gishobora gupimwa mu masaha, mbese urugendo rwo kuvanga kugera hano amasaha angahe, mbese ubu ngubu tugeze sangahe, ushobora kubona mu masegonda. Yego, ni ukuvuga ngo ushobora no kubona mu myaka. Iyo uvuze umuntu ngo ungana ute, urimo kubaza ngo umaze igihe kingana iki ku isi, umaze imyaka ingahe ku isi, urimo kubaza ungana ute, umaze imyaka ingahe ku isi. Ushobora kubona mu myaka rero kanaka amaze imyaka 50. Ni ukuvuga ngo kanaka igihe cye gihwanye n'imyaka 50 ubu ngubu, wenda aracyayongeraho. Kanaka amaze imyaka 30, wenda aracyayongeraho, ariko ubu ngubu dupimye igihe cye kiri ku myaka 30. Igihe kimeze gutya. Uko uzaba mu gihe cy'ejo biterwa n'uko ukoresheje igihe cya none ufite. Kugira ngo ube dogiteri, kugira ngo ube muganga, kugira ngo uzabe muganga, kugira ngo uzabe dogiteri mu gihe kizaza, ni uko uyu munsi wiga ubuganga. Icyo uzabe ejo biterwa n'uko wagikoresheje uyu munsi. Niba ushaka kuzajya mu ijuru ejo, ukazaba uriyo, igihe kizaza ukazajya kuba mu ijuru, ni uko uyu munsi ubuzima bwa none ubutegurira kuzajya mu ijuru. Uko uzaba ejo biterwa n'uko ukoresha igihe cyawe none. Yego, Yesu ashimwe cyane. Ikindi, amahame y'igihe ni uko twese tugira igihe kingana amasaha 24. Yaba umukire cyangwa se umuzamu we, yaba nyakubahwa cyangwa se umuturage we ayobora, yaba umuzungu cyangwa umwirabura, yaba umusaza cyangwa umwana cyangwa umwuzukuru we, twese tugira 24 ku munsi, ntabwo wayahindura. Yego, oya, ni 24 ku munsi buri wese agira, kandi Imana ikaduha mu buryo bungana. Twese aya masaha 24 Imana yadushyira imbere mu buryo bungana. Haleluya. 24. Niba hariho impano Imana yaduhaye twese mu buryo bungana, ni igihe. Twese yaduhaye 24, ni impano yaduhaye twese. Uriho wese iyo mpano aba ibimuri imbere. Uwiteka aduhaye Yesu, n'umubyitanya aho ngaho, Uwiteka aduhaye Yesu umwana we nk'impano aduhaye kugira ngo tumwakire, umwizera akizwe. Ariko ntabwo nubago ni wowe umwakira cyangwa ntumwakire. Utaramwakire nyine ntabwo aba afite iyo mpano, ntabwo ayifite. Ariko igihe cyo kiba kikuri imbere mu maboko yawe. Cyo ni ukuvuga ngo wagifata kiba kikuri imbere, uba ugifite mu ntoki. Wagifata, wacyemera utacyemera, iyo waramutse uyu munsi wawe iyo uwubonye
uba ufite 24. Igihe cyaremwe mu itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 14 niho tusoma ngo nuko Imana iravuga iti mu isanzure ry'ijuru habeho ibiva bitandukanya amanywa n'ijoro, bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Aho niho Imana yaremeye igihe. Uvuga ngo igihe turimo kuvuga cyararemwe, igihe tuvuga cyaremwe mu itangiriro igice cya mbere murongo wa 14. Habeho ibiva ari byo izuba n'ukwezi. Ibyo biva bitandukanye amanywa n'ijoro. Nijoro uzabona ukwezi, ku manywa uzabona izuba. Kandi ibyo bibereho kutubera ikimenyetso. Haleluya. Ibyo bibereho kutubera ikimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Niko biri. Izuba rirarenga, umunsi uragiye. Izuba rigahinguka mu gatondo, umunsi uraje. Ngiyi Imana yacu yaturemeye igihe. Haleluya. Ngiyi Imana yacu yaturemeye igihe. Ni umutungo yaduhaye. Izuba rirarenga, wa munsi uragiye. Yego. Izuba mu gitondo ryahenguka, umunsi uraje. Izuba ryahenguka, umunsi ugenda ugaruka, ukwezi kuragiye. Ukwezi kumwe kwatambuka, 2, 3, 4, 5, 12, umwaka uragiye. Nkuko hano ijambo rivuga ngo ibyo bibereho kuba ibimenyetso no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Yesu ashimwe cyane. Iri jambo hano yavuze ngo no kwerekana ibihe n'iminsi n'imyaka. Biriya bihe bavuze no kwerekana seasons, ibihe. Nk'ubu turi hano iwacu turi muri season ya winter, mu gihe cy'ubukonje. Niba mubona nyine umuntu aba yifubitse hose, ufite ukuntu tujye mu cya winter, mu gihe cy'ubukonje. Ibyo rero byabereho ko bitubera ikimenyetso cy'ibihe n'iminsi n'imyaka. Nk'ubu ngubu hano iwacu turi, iyo tuzi igihe cya winter kizira, guhera mu kwa 11 tuba twiteguye ko winter igiye kuza, igihe cy'ubukonje cyaje. Ndavuga nyine abatuye hano ntuye muri Amerika y'Amajyaruguru. Yego. Nuko igihe iki ngicyo tuvuze Imana yaremye ntabwo ushobora kugihagarika. Never. Ntabwo wahagarika isegonda. Umva ko ushobora n'isegonda ntabwo yahagarika. Ngo ye gushyika ngo uyikande ngo ufite kujya ku isango isegonda we gushyika. Wa manevra zawe ukayigira, ariko nubihindura ukabivanaho ukavuga ngo reka mbisubize inyuma, ni wowe ubwawe niyo saa yawe, ariko nujya hano uzasanga kikomereje. Igihe nta munota wakivanaho, nta segonda, ntaki. Icyo washobora gukora, uko ubikoresha niwe wabitegeka. Uko ukoresha uwo munota ubonye cyangwa iyo saha ubonye cyangwa se uwo munsi ubonye, niwe wabitegeka, niwe wabigena wowe. We niwe utegeka gukoresha uwo munota uwo munsi. Ariko ntabwo uzigera ujya kubyivangamo ngo ngo wa munota ngo hagarara. No, never. Yeah. Mugabo mwe yarabikoze, ntabwo tubyibagiwe nabyo. Ntawe nshaka kuzabigerageza. Mugabo witwa Yosuwa, baragwana kubona rwose ngo ntabwo bararangiza urugamba. Nuko abona acyakeneye amanywa, ngabona Abisirayeli baracyakeneye umwanya wo kurwana. Ngo nuko nungahagarika izuba ngo zuba yahagarara, Abisirayeli banze banesha. Rirahagarara riramwumvira. Kubera iki? Umenye yuko Yosuwa ajya gufata inkoni yo kuyobora Abisirayeli, ibikije Imana yamubwiye, nzabana nawe nkuko nanjye n'umugore wanjye Mose, niko nawe nzabana nawe. Yego. Urumva? Ngo rero afite ijambo yagenderagaho kandi afite n'ubutwari, ariko afite n'ukuntu yari yarakoze ku mutima w'Imana kubera ukuntu yakiranukaga. Ariko Yosuwa yarabikoze.
ibyo kandi ngo nabyo ngo bishobora ko abahanga bavuga ko bishobora kuba aribyo byatumye binyeganyeza ukwezi kwa kabiri. Ngo byarakunyeganyeze ku buryo niba usanga nyine ngo gufite amasaha neza tuzura kugira ngo kuzure kwe ya minsi 31 ugasanga bigiye kuri 29 28 aho ngaho, kubera ko hari amasaha yose yavanye ati agara banza byari mu kwa kabiri buriya banza byari mu kwa kabiri biba yose wabikora. Muze kuduha comment mutubwire ababyiza abafite ibibazo, muze kuduha comment mutubwire rwose turazikira banza byari nko mu kwezi kwa kabiri. Ariko nabyo nkongera nkabyibaza, none kuki ayo masaha ariyo yahagaritse ari kubanza n'ubundi bitarabujije yuko ukwezi kwa gatatu twikomereza, kuko n'ubundi nyine nuvuga ngo ukwezi kwariweho amasaha ni ukwa kabiri, ariko kwa gatatu twarikomereje gahunda yako guhita kujyamo. So ariko principles, amahame y'igihe ntabwo wagihagarika. Andi mahame y'igihe, irindi hame y'igihe twavuga, another principle of time twashyiramo, nuko igihe ufite mu ntoki zawe gutya, igihe ufite mu ntoki zawe gutya gishobora kukubera umugisha cyangwa kikakubera umuvumo. It depends on how you treat it. Yes, it all depends from yourself. Wowe icyo gihe ufite mu ntoki, ayo masegonda ufite, iyo saha, uwo munsi, uwo mwaka ufite mu ntoki zawe ubasha kukubera umuvumo cyangwa se kubera umugisha. Kuki igihe cyaremwe wiki. Nakurikiranye ibiganiro by'umu Dr. Nkunda witwa Dr. Myles Munroe. Nakunda cyane ku uburyo avuga ku gihe. Aravuga ngo igihe cyaremewe kukuje ubushobozi bw'iteka. Yes, just to give you a timeline for the things you planning, kuguha limit, kuguha aho ugarukira. Uvuga ngo igihe cyaremewe kugira ngo Imana yashyizeho ibihe irema biriya bintu bitandukanye, iminsi, amezi, kugira ngo ibintu byose biri munsi y'ijuru bigira igihe cyabyo, bitambuke bigira igihe. Ibintu byo munsi ahangaha turi ngo bigira igihe, ngo ibyima eternity, isigana eternity yonyine hejuru, hanyuma twebwe ibintu byo munsi y'ijuru ibyima eternity. Ibishyira mu ibihe. Jado uzaza mu gihe cya runaka. Pawulo yaraje mu gihe cye, aza mu gihe cye, arakora, aragenda. Ubu ngubu Pawulo tumuvuga nk'umuntu wabayeho muri za 35, 40, 50, 55, aho niho tumushyira. Buri wese afite igihe. Imana impamvu igihe cyaremwe ni ukugira ngo ikintu cyose kiri munsi y'ijuru kigira igihe cyacyo. Pawulo agira igihe cye, na Yesu nawe yaje mu bihe, ashyitsi naza mu gihe, yinjira mu gihe runaka. Babirika hano abakozi b'Imana nabo bakoze igihe runaka, bafite imyaka bakozamo. Nawe ubwawe ufite igihe, kuko igihe cyaremewe kugushyira mu gihe, cyaremewe kugushyira muri. Hari ibintu twiga ngo bari muhatubaza ngo definisse ngo dans le temps dans l'espace, ngo ikintu runaka, ngo gisobanure, ngo gishyire muri temps, ngo gishyire muri espace. Niba cye twashaka ngo kanaka cyangwa se ibintu runaka, it happened, byabaye muri iyi myaka, ukabona definisse igihe byabayemo dans le temps, ukashyira muri espace kandi byabereye ahangaha. Reka nkwaga kawe. Nuvuga igihe cyaremewe kukubuza ubushobozi bw'iteka, cyaremewe gushyira muri season. You are put in a season. Your season is now. Ubugiye ni iki nyine, it depends on how you use it, but your time is now. Your time to show up, your time to use it is now, because this time will go.
time ufite izagenda. Hari time ufite izagenda. Hari igihe wabaye uri umwana utabasha kugira ibyo ukora, wenda ukorerwa n'ibindi. Hakaba n'igihe uri mu buzima buri active. Audience mfite nakunze nakoze analize ndareba saga ni audience nakunze cyane. Audience y'abantu bari mu myaka active. Majority benshi muri audience mbona mukurikirana ibiganiro muri hagati y'imyaka narege muri YouTube analytics banda muri hagati y'imyaka 25 na 45 numva ndayikunze cyane. Yes, yeah. Ariko iyo myaka rero it is the active years. Ni imyaka yo gukora. Kuko ari rero kugira muri za 55 56 nubwo ndarabashikaho nk'inanga bashika bagifite imbaraga. Nanjye numva nzayishikora ngifite imbaraga nanjye nkuko niyumva. Ariko 56 hari imyaka ugeraho kabisa rero ukaba down. Ukaba utakibasha kuba watekereje imishinga n'ibindi. You know that? You are put in a season. Igihe cyane yo gushyira muri season. Ariko ikindi kiza cyo gushyira muri season kibihe gushyira Imana kuba yarashyize ibyo mu isi mu bihe nabyo ni byiza, kubera ko iyo ibintu byo mu isi biba bifite eternity, no kuvuga ngo ibibazo byawe nabyo byajya biba eternity. Wajya uhura n'ikibazo kikaza kiba eternity, kikaza kiba icy'ubuziraherezo. Ariko ikiza cyabyo nuko n'ibibazo nabyo tujyana nabyo biba iby'igihe biba bifite igihe, ku buryo ushobora kuvuga uti iki nacyo kirimo kungora gifite igihe cyacyo kizatambuka aya mankari akomeza cyangwa se nabyo ni byiza. Iyo dusonye muri Yobu ibice 14:5 haranditse ngo ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe kandi ukamushyiraho urugabano atabasha kurenga. Uyu ni umuntu Yobu yavugaga ngo ubwo iminsi ye y'umuntu yategetswe umubare w'amezi yarategetswe kandi Imana yashyiriyeho umuntu urugabano atabasha kurenga. That's it. There are some people that live in before us. We never see them no more. No more. Yeah. Hanyuma no Dawidi nawe ageze muri Zaburi 39:5 aravuga ngo Uwiteka umenyesha iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikene. Menyesha urugero rwanjye rw'iminsi yanjye, menyesha imyaka nzabaho, menyesha yarasa bari biguhaye kabasha kumenya ngo igihe naguhaye ni iki. I think maybe you should be more active during that time. I don't know, maybe if it can help you, I don't know. Ariko n'ubu ngubu nabwo turabizi yuko igihe cyacu kitari kiri, ntabwo tuzaramba, ntabwo usigaye numva imvugo nta myaka 100 ko nta myaka 100. Ni ukuvuga ngo rero bivuge ngo igihe dufite n'undi gito. Ariko Dawidi yaravuze ati Mana umenyeshe imyaka, umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi n'igipimo cy'iminsi nzaba menye. Kadukomeze igihe ikindi ngingo tugeze n'iyandi twavuze ngo igihe ni umutungo. Nkuko tugira umutungo w'amafaranga, ufite umutungo ucunga wawe muri banki, mu ikofi yose, igihe ni umutungo. Igihe ni umutungo gute? Kuko igihe amafaranga umutungo washobora kukwiba, right? N'igihe bashobora kukikwiba. Udacunze neza n'igihe cyawe bene ngango bakikwiba, kandi bene ngango bigiye bo ntabwo bakure. Aba n'igihe bahera no mu nshuti zabo. I'm sorry. Yes. Bene ngango bigihe, abantu bigihe ni bene bandi baza bakaba bafata bagukoresha igihe cyawe ugashiduka ucyuye umunyu, igihe cyawe kigupfira ubusa ariko abandi bakibyaje umusaruro. You know that? Yes. Igihe n'umutungo ugomba kugicunga neza. Bene ngango bigihe cyawe umuntu wese ashaka igihe cyawe. Ndashaka igihe cyawe. Yes. Chunga sana. Igihe gishobora kugupfira ubusa. Umunsi wose ugatambuka ko twavuze ngo izuba riraza mu gatondo, umunsi ukaburaje noneho rikarenga nimugoroba, wareba rya wa munsi
wareba ugasanga si munsi nawukozemo ikiboko, ugasanga igihe cyawe cyagupfira ubusa, kandi ugasanga hari ibindi byinshi wari kukibyazamo umusaruro. ayo mageze umva nongeye kugira agahinda k'uburyo dupfusha igihe ubusa, igihe cyawe uyu mutungo ukawupfusha ubusa, warangiza at the end ugacura ubusa nyine, ko nyine igihe cyawe gipfusha ubusa ukagicura ubusa, kandi bikagaruka, kandi bikaba hari n'igihe utabasha kubisubiza inyuma, kuko igihe ntabwo twabuze kutagisubiza inyuma, ntabwo hakiye. iyo urebye ukareba mu myaka umuntu abaho, Imana izakurinde kugira imyaka upfusha ubusa. ubu ndi gukura nkareba ibyo twabayemo, ibyo umuntu yaciyemo, of course nyine ugasanga nanjye ubwanjye abandi bagasanga ari ibintu nagiye mpfusha ubusa runaka, ariko noneho ugasanga noneho hari abandi byabaye pire. ugasanga mushyizwe mwese amahirwe imbere, mwese mushyizwe ibihe imbere, amasaha kuyakoresha neza, buri wese arabyumva. Reka dufate nko muri primaire, reka mbere kure wenda muri primaire, aho mwese mushyizwe imbere kwiga, mu mashuri mwese mushyizwe imbere kwiga, hanyuma noneho ukagenda ukirangara ukabyibyiniramo, igihe cyo kwiga ukagipfusha ubusa ukabibyinamo, n'ushiduka nyine umuntu wenda bibaye ukundi, umuntu agashiduka abaye mayibobo, aho abona mugenzi we babanye kunoza. Ntabwo mvuze ko amahirwe atari cyangwa se umugisha w'Imana, yes, ariko I'm saying when you are responsible for your own mistakes. noneho rero reka tuze kuri ya ngingo yacu rero nyamukuru, ubwenge 10 bwo gukoresha igihe neza. Ready? ubwenge 10 bwo gukoresha igihe neza. reka nongeramo ngo ubu bwenge 10 nawe ubasha no kutwongera n'ubundi, ko njye n'ibitekerezo nanjye mba nabigiye mbimedita cyangwa mbivoma no ku byo umuntu yaba yasomye, no ku byo wayumviye ku bahanga batandukanye, na meditation byose. ubwenge 10 ukashyiramo na experience wenda ibyo waciyemo by'iki cyose. ubwenge 10 bwo gukoresha igihe neza. icya mbere, inama ya mbere, andikura ibyo wifuza gukora byose. icara hasi ufata umwanya wandikure ibyo wifuza gukora byose, niba ari iby'umunsi yego, ariko cyangwa se n'imigambi, imigambi kuri imbere. tegura fata imishinga, wumva ibintu bikuri imbere, ntushaka gukora iby'imyaka 1, 5, 10, ariko wicara ubyandikure. byandikure byose. icyo ni cyane n'umukoro wa mbere. icya kabiri, urugendo wandikuye byose bivangavanze, si ngo icya mbere cyo ni ukwandikura ibyo wumva rwose wumva wakora byose uhereye iruhande. mu cyongereza babyita brainstorming ideas. Just use your brainstorming ideas. ufata ibitekerezo byose bize wumva byose ibyo wumva wakora, wicare ubihigiye ubyandikure. Yes. hanyuma rero cya kabiri, umukoro wa kabiri, ubwenge bwa kabiri, no muri ya list wakoze, toranyamo iby'ingenzi, priorities. niba wenda byari wose nzi ufite imishinga cyangwa se ibiki uzakora nk'10, 20, toranyamo nka kimwe cya kabiri ukite priorities. ushake iby'ingenzi. burya umwanzi wo gukora ibyiza ni ugukora ibibi. kandi nanone umwanzi wo gukora ibibi ni ugukora ibyiza.
ibyo ni ibintu bihabanye cyane. Niba ushaka kurwanya gukora ibibi, noneho nyine kugira ngo birwanye, umwanzi ugomba kurwanya gukora ibibi ni ugukora ibyiza. Ibyiza ni ukuvuga ngo ni ukwicara nyine niba wumva ko ukeneye gukora priorities z'ubuzima bwawe, ku buryo mu by'ukuri nyuma y'umwaka cyangwa imyaka 5 uzavuga uti bya bintu natekereje nabigezeho, ariko wabitekereje wabaye time, wabaye umwanya wo kwitekereza. Dore ngibi, dore ngaho umwanzi wo gukora rero ibyiza ni ukora ibibi. Gukora ibyiza, uzi gukora neza ntabikore ngo bimuhere icyaha, niko Pawulo avuze. Niba gukora planification, guhitamo ibintu ari ikintu cyiza, why can't you do that? Kugira ngo wumve uvuga uti if I have lost some time before, now I'm gonna be smart. I'm gonna now be smart. Yes, I'm gonna try to be smart now. Use my time. Use my time. Use it smartly. Yeah. Ugomba kwinvestiza, ugomba kwishoramo bwawe imari, ukishoramo igihe cyawe ukagishora mu bintu bikugira umumaro. That's what I have been always my life. Niko nabaye kubera mbere gushora mu bintu byiza. Gushora mu bintu byiza. Cyangwa Diana uzingero usanga muri primaire nd'umuntu wa Rwanda. Ntaho uzingero usanga muri primaire nd'umuntu ujya kumaroda kwibanya. Oya. Ibintu byiza. No. Ntaho uzingero usanga muri primaire wenda n'abandi baba bazabisoma hano bagira ndi umuntu waseka wajya kumwaza abandi no kugira gutera. No. Kora ibintu byiza. Icya gatatu rero, muri za priorities, fatamo ibyo wumva ukunda bihuye n'umuhamagaro wawe, your passion, ikintu wumva n'ubundi gihe na passion. Kare hari umuntu wazanyandikira ngisha inama ngo yakora masters ngo muri project management cyangwa se ngo muri socio economic development, ambaza ngo nibiki yahitamo. Noneho ngiye ko nakoze ibintu bya project management nkunda cyane, nibyo nkunda. Mfite masters muri project management, nkajya n'indi masters muri business administration. Noneho ngewe numva nyine ibyo nkunda, numva nibyo nabigira binani, kuko nabyo bivuze nabone wakora muri project management. Hanga atari koya ati project management wasinyamenya n'ibyari byo, atabunye nikunda socio economic development. Mitafata ni wow, that's good. Kuvuga ikunda ari byo ukunda, fata ibyo socio economic development. So iyi nama ya gatatu rero ibande ku byo ukunda, kandi wumva ufite umuhamagaro, igihe cyawe gishyire mu byo ukunda kandi wumva bihuye n'umuhamagaro Imana yagushyizemo. Haraba Imana yaremeye kuba ibi ngibi. Ubu nge ntabwo wambaza ibintu by'ubuganga n'ibi navutse numva atari byanjye. No way. Ntabwo nigeze nubwo nageze kuba doctor reka muganga nyine muganga. That's not my things. Never. No. Yeah. That's not my things. Ibintu byanjye. Ibanga rero ku byo ukunda, you will excel. Uzi excellinga muri byo. Kuko urabikunda biri maraso yawe, iyo bigiyemo wumva rwose ari ibintu byawe, uri excellinga cyane. Yeah. Nshatse kwiga inanga muri Amerika, nshatse kwiga ibintu by'amasomo masters. Harebye ishuri nashaka kujyamo, ibintu bafite bitandukanye byinshi birimo no gutwara indege. Ntabwo no, these are my things. Byanjye ni ibingibi, project management. Nibyo nakozemo, nibyo ngunda, gufasha abantu imishinga, gutegura, gukira ibyo project management, ibintu byo gushyira imishinga, kwishyira mu bihe, kwitegura, kwibyaza. Ni iki cyatuma umushinga ubasha kuba sustainable. So gukoresha igihe cyawe neza rero, ibande mu byumva ufite umuhamagaro. Mu bwenge bwa gatatu. Ubwenge bwa kane, cya bintu wateguye ukavanamo na priorities, ugahitamo nibi wumva ubona bikufite bihuye na passion yawe. Birinde iryo teganyamigambi, irinde iyo plan.
ibyo ni iby'ingenzi wahisemo, birinde, bigumeho, focus on that, focus on that, we kujarajara. Ngikorera muri banki ntabwo ibintu by'inguzanyo muri banki populaire, ari abakiriya nagiraga gasanga rwose ni ikibazo, gasanga uyu munsi azanye umushinga wo kujya Dubai, okay, ukareba ugasanga ko yarabishoboye, ukamubona ejo mu gatondo akabazanya umushinga wo kujya mu mabuye y'agaciro, ubwo bya Dubai nabyo cyane ku isabune n'amabuye y'agaciro. Noneho mu kanya gatoya abakuzanya ati nabonye imari mu Bushinwa, kandi ugasanga ibintu bitandukanye, wenda bya Dubai byari ibya modoka, mu Bushinwa ni ibya construction, gusa wese none ngize ati nabonye inoza ari umushinga we ukorora inka, nshaka kugira ngo mufashe inshyira inka hariya Nyagatare cyangwa se hehe. So what are you sure you can do all these things? Yes, you can if you can, but byaba byiza kugira focus on one thing, excel in it. Yeah, that's good. Ubwenge bwo gukoresha igihe cyawe neza. Unfortunately, some of those guys, I see them failing, or they already failed. Some of them, yes, not all, but some of them. So koresha igihe neza, mon cher, my dear. Koresha igihe neza. Igihe n'umutungo. Koresha igihe neza. Urabona nk'izi binama tudutanga z'ibitekerezo byo kugira ngo abantu babashe kungurana ubwenge. These are valuable sources for you. Bitandukanye na twa kujya tigihe munoza muri ya maseri, ya movie n'amavideo, amaseri biki y'abantu bakina utuntu tw'utumariyo n'udukitazi. It's okay sometimes maybe to refresh your mind sometimes, but sometimes if you just for a break. Yes, for a break. You go in those stuff for a break. But in your many stuff, you come back to the rails. Ugaruka ku murongo. We kujarajara. Satani mu bugoma agira ashyiramo no kurangaza kugira ngo utagera ku bigufitiye umumaro. Kakujarajeza no mu mutwe, kakujarajeza agashyiramo ivumvuri. Yeah. Ari gina sana kuzarajeresha akwereka ibishanyana byinshi, amahirwe menshi, ibintu byinshi, ugashiduka nyiragiza. So ariko nutitonda ngo uhitamo neza ingenzi, uzashiduka unajaraja no mahirwe. Shiduka niba se ngeze kuki, ko nakomeza kwizunguruka ngeze kuki. Niba hari ikintu cyakigora nanga muri abuze ubwo Amerika tuwamo hano no kujarajara mu bintu byinshi, kuko hano hari amahirwe menshi ko cyokoza. So none ugashiduka no se umuntu finama umuntu ari sari mu bice, ugasanga at the end ugasanga nta kintu yaroshe kuko narajaraje muri ibi, kwita muri ibi. Ariko ya byose birakora ko no cyoza kubasha focusing on something. It's very important. Teganya imigambi ryawe ririnde. Cyagatanu, rebamo ibyo wumva bifite agaciro cyane none. Biragarutse none. Ntiyo byo wumva bifite agaciro. Yego. Ibyo wumva bifite agaciro. Cyagatandatu, fata ibyemezo ushingiye ku cyerekezo wumva wihaye. Niba uzi aho ushaka kujya, hitamo ibyemezo byawe kuri icyo cyerekezo. Niba wumva wari hari determination bati ndashaka kugera kuri iki, ndashaka kujya muri ibi, ndashaka kujya. Ibyemezo ufata bifate bikuganisha kugira ngo bikushyitse aho hantu, bikugumishe muri yo highway, muri yo nzira urimo gufata. Niba uzi aho ushaka kujya, hitamo ibyemezo byawe kuri icyo. Cyakarindwi, menya kandi wisobanure neza ibyo wifatanya nabyo cyangwa inshuti ugendana nazo. Fata urupapuro, ufata umwanya ubarure inshuti zawe n'ibintu byose uha umwanya wawe, maze urebe koko
ibigufitiye umumaro. Ntabwo buri kintu cyose gishashagirana ariko ari zahabu, kuko hari abaza bashaka kugira ngo barye umwanya wawe, ko twabivuze haruguru, kugira ngo gusa babone ko profit umwanya wawe, ntacyo bakumariye, cyangwa bagacyucyura twarugezeho bakatucyucyura bakagusubiza ku isuku. Itonde rero ubashe umenye ibyo umwanya wawe byari byo, cyangwa uwo uha umwanya wawe byari byo. Iyo ni principle, nta kundi, it's a principle, nta kundi. Niba ikintu kigufite umumaro giha umwanya, niba nta mwanya kigufitiye, give up, run away. Icyamunani, genzura ibyo ushyiramo imbaraga zawe. Niba icyo ushyiramo igihe cyawe, se ni za movies, se ni agasobanuye, ni twa duserise tw'ikinyarwanda nyambona, ni za saga se zitwiga kuri YouTube zigutwaye umwanya, za saga nyamuna. Genzura ibyo ushyiramo imbaraga zawe. Icya 9, wishaka gushimisha buri wese. Never, you can't. Wishaka gushimisha buri wese, ntiwabasha kunezeza buri wese. Uwagalatiya igice cya 10 ku murongo wa 10, Pawulo yaravuze ngo mbese noneho ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni iry'Imana, cyangwa se n'abantu nshaka kunezeza? Yaba nyinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Yadufashe cyane. Ati yaba nyinezeza abantu, simba ndi imbata ya Kristo. Icya 10 rero, wibagirwa ibyatambutse, singira ibiri imbere. We guheranwa n'ibyatambutse, singira ibiri imbere. Kana kawe yabanga barantabukiye, abanga ibyo bintu biragukereza. Ntabwo mvuze ngo kureba ibyatambutse ni ikibazo, kuko n'utwaye imodoka nawe hajya agomba gucishamo akareba ibiturika inyuma, cyane cyane yagiye gukata ikorosi, kugira ngo ataza gukata agira ibyo abungana nabyo byaturutse inyuma atari yabonye neza. Cyangwa se niba ari ibivuza amahoni biri inyuma, barigurira muri mirror, mu gifaransa retroviseur, kugira ngo urebe biri inyuma. Ariko tekereza ugiye utwaye imodoka ureba muri mirror, ureba muri biri inyuma gusa, iby'imbere wabimenagura, ntabwo warenga metero zingahe utagonga ibintu, ugenda urabye. Ahubwo ureba inyuma gusa, urebamo gatoya nk'akasego, nawe uhita ukomeza wirebera imbere. Ibagirwa byatambutse, forget. Design biri imbere, design your future. Yesu ashimwe cyane, kandi Yesu aramugisha, ndabakunda cyane. Ibitekerezo byanyu, inama, comment, subscribe, kandi kugira ngo ibiganiro bikomeze kugira ko dufite byinshi tugomba gukomeza kuganira. Subscribe, like or dislike. Yesu aramugisha.